Ni Hot News TV nibiba bikomeje kugenda bisohoka mu bitangazamakuru hirya no hino mu bice bitandukanye. Reka tubasuhuze rero mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru tugenda tubategurira umunsi kundi. Katwizere ko mumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye rwose mugiye muherereyemo. Mumeze neza utameze neza tumubwira ati pore kabisa ihangane Imana ibe hafi yawe nawe umere neza mwese tujye tubasha kubana mumeze neza cyane. Tubahaye ikaze kugira ngo tubane mu makuru twabateguriye muri aka kanya. Amakuru yo muri aka kanya rero tukaba tugiye kunyarukira mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi ndabona yo kwa Stelle ebyiri zaje kuba zagongana zikora amabara my friend. Ntabwo ari kera ni kuri uyu wa kane tariki ya 5 z'uku kwezi kwa gatandatu 2025 ni impanuka yabaye mu masaha ya saa 5 na masaha ya mbere ya saa 6. Ariko mbere y'uko mbagezaho iyi nkuru reka manze nibutse umuntu mushyashya ubana natwe mu makuru agiye atandukanye ariko utari wakora ibisabwa cyangwa se utubonye bwa mbere y'uko mwese mwakwihutira gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru tugenda tubagezaho. Ngenda cyari umungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind Dijoke ndabakunda cyane. Amakuru yacu rero nkuko amakuru abitangaza kwa Stelle ebyiri zari zirimo abagenzi, imwe yamanukaga indi izamuka, zageze mu murenge wa Rubengera hariya rwose kabisa mu karere ka Kamonyi, ziza gukocorana ziragongana nkuko mubibona ku ifoto, zabaye ubushwangi my friend. Bivugwa yuko izi kwa Stelle rero zose zikorera company imwe, abagenzi bari barimo bose baje kuba bakomereka, bose bakaba bahise bajyanwa kwa muganga kwitabwaho n'abaganga kugira ngo harebwe ko barengera ubuzima bwabo. Nkuko amakuru tuyabona rero, amakuru avuga ko izi kwa Stelle zagonganye mu masaha ya saa 5, ariko mubwo twabonaga iyi nkuru ntago hari hagatangajwe icyatumye iyi impanuka iba, kuko urumva imwe yamanukaga indi yazamukaga. Amakuru avuga ko imodoka ebyiri zikorera company imwe zizwi gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange zakoze impanuka zigeze mu murenge wa Rubengera mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 5 Kamena 2025 ahazwi nko ku Rutare Rwandaba. Ku Rutare Rwandaba niho byaje kuba byabera muri uyu murenge wa Rubengera wo muri aka karere. Amakuru agakomeza avuga ko rero abagenzi 10 bose bahise bakomereka, bahita bajyanwa ku bitaro ngo bitabweho n'abaganga. Ubwo andi makuru turaza kugenda tuyamenya uko amasara agenda yicuma cyangwa se atambuka, niba hari abitabye Imana turi bubimenye. Ariko mu nkuru tubonye nta makuru avuga ko ari uwitabye Imana, ariko nkuko bigaragara za impanuka rikomeye. Niba nta witabye Imana, umuntu yahita azamurira ibiganza umwami Yesu kabisa, umuntu yahita ashimira Imana yaje kuba yarambura ikiganza cyayo, kuko urebye uburyo zabaye ubushwangi nkuko namwe mubyibonera ku mafoto. Biragoye kumvisha abantu yuko nta muntu witabye Imana. Niba nta witabye Imana nukuzamura ikiganza tugashimira Imana. Umuntu akaba yavuga ngo ishobora no kuba mu ruhande rw'abakomeretse bose bari kwa muganga, bose bagataha ntawe uhatakarije ubuzima, ko niba yarambuye ikiganza cyayo ikarinda bari barimo bose, na yaba ari abashoferi. Kandi murabona yuko zagonganye zikocuraniye nye impande zigana aho abashoferi baba bicaye. Niba nta witabye Imana rwose birashoboka yuko n'abari kwa muganga Imana yaba mu ruhande rwabo, bose bagataha nta kibazo, bagakira bagasubira mu ngo iwabo.
reka tubabwire yuko rero andi makuru araza yisumbuye kuri aya turimo kubona turagenda tuyabagezaho, ubwo birumvikana kugira ngo ujye ubasha kuba natwe uri mu ba mbere no gukora bya bindi twababwiye, kandi mukibuka kuduha ibitekerezo inama inyunganizi ibyifuzo byanyu munyuze mu mwanya wa comment. Amakuru yacu nakagaruka kora share kuri bagenzi bawe, babwira atani uzajya ukura amakuru yizewe, usibye kudukurikirana no kuri Hot News, kandi ushobora kuba wadusanga no ku Stream TV, naho tukajya tubana umunsi ku wundi, aho hose ninjye tuzajya tubana. Umuhungu wa Mr Hub Big Joke ndabakunda cyane, naho mukanya mu yandi makuru n'ibindi biganiro.